iyo ngiye kugwa arandamira ku giti cyatewe ku migeri n'amahoro iyo ngiye kugwa arandamira uzi kurinda mana we, uzi kurinda mana we, uzi kurinda nyiringabo, uzi kurinda mana we, uzi kurinda imbaraga, ndavuga imbaraga, imbaraga imbaraga, imbaraga imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga, ndavuga imbaraga, imbaraga we, imbaraga imbaraga, muririmba imbaraga, turange mu mbaraga. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngurajya he, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Turi wabayafo setasi idra Imana iranditse ngo duni edra before the kid to distance yavuze ngo ni Imana igiye kwigaragaza rawiri edo tra apidra ati ido. Bagiye Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mu tumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye tukabasha kubana nabo mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tukabasha kubana nabo badutaramira n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'ivuga butumwa. Muri iki gihe rero abantu bari muri guma mu rugo mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda, natwe twahisemo kuzajya tubagezaho ivuga butumwa kugira ngo mukomeze kugenda mususuruka. Reka rero wakiriye umukozi w'Imana kugira ngo mumenye ngo ninde tugiye kubana. Mwiriwe neza kandi muraho cyane Joel. Amakuru turakomeye cyane, turashima Imana. Wow, tugahaye ikaze no muri Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana mwivuga butumwa. Imana ishimwe kandi habe icyubahiro. Amazina ni nasanzwe ni Freddy Sindambiwe. Ntago ari ubwa mbere kuri izi mike za Iyobokamana TV, kandi dushimiye abantu bose baduhamagaye bashatse ko dusengana. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Murakoze Joel. Amen. Freddy mumeze neza re? Turakomeye turashima Imana. Subire base. Ubundi yivuze Freddy yibukwa cyane mu korasi, mu kumenya indirimbo zo mu bitabo, guhimbaza Imana mbese muri rusange. No guhanura ndashaka ko uyu munsi ivuga butumwa dukora rize kuba ryibanze cyane ko kuramya no guhimbaza Imana. Murakoze cyane. Ni ibintu nkunda ku Iyobokamana TV. Imana iguhereze umugisha cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ku bantu bose bakurikiye Iyobokamana TV. Ndabashimiye cyane. Mwangaragarije urukundo, mwangaragarije yuko mukunda ibintu dukora nibyo tuvuga kandi ko mukurikirana Iyobokamana TV. Uyu munsi rero ndishimye Imana yuko ishimye yuko Joel anyemereye kugira ngo nkore mu buryo ndirimba cyane kuruta kubwiriza no guhanura. Freddy kuba uyu nguyu ndiwe nabigizwe nuko nafite impano yo kuririmba cyane no guhimbaza Imana. Nabyiniraga Imana cyane ntari nangana gutya, ariko n'ubu ngubu ndacyayibyinira ndacyayiririmbira. Imana duhana umugisha mwinshi cyane. Rero hari zaburi imwe nshaka yuko
idufasha kugira ngo ninjire muri umwanya wo kuramya Imana no guhimbaza Imana y'150. Iravuze ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ryayo ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga. Iyo nanga murimo murumva mukozi w'Imana Bikemu nuko atarimo aragaragara, iyo nanga murimo murumva niyo ari gushyiramo. Bike gerageza ushyiremo iyo neberu n'inanga, shyiramo inanga. Haleluya. Sinzi uko bigenza, haleluya, panerina, sinzi nuko bikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana. Iyo ni neberu n'inanga. Murongo wa 5, muyishimishe ibyuma bivuga n'amajwi matoya. Shyiramo akazu gatoya twumve, twapurike iby'ijambo ry'Imana rivuga. Yo, haleluya. Haleluya. Nuko nguko bihagaze. Muyishimishe ibyuma birenga. Shyiramo agasimba twumve yuko harimo ibyuma birenga. Ndagira ngo twapurike ijambo ry'Imana rivuga. Abakozi b'Imana bantu mukurikiye Iyobokamana TV. Yo, haleluya. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na tushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Aho ngaho nicyo bita amajwi arenga ibyuma birenga. Umva mu Kinyarwanda gatoya. Umukiza waca shobora kutunezeza mwisi, atuyobora ku ubuntu ni wuduhazi byiza. Twizeye ubuntu bwe ko nawe yemeye kutuyobora twese. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukuri twizeye ubuntu bwe ko nawe yemeye kutuyobora twese. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana shimwe cyane. Ni iri jambo ry'abasomye mfunze Bibiliya, tugiye kuririmbira Imana n'ubundi. Amen. Niko nahamagara. Yesu ashimwe. Ndashimira ndasuhuza abarundi bose aho bari. Aka gatabo n'ak'ikirundi. Aka ngaka n'ak'ikirundi. Kuko nkunda kuririmba, ubutabo bwose ndabugira kugira ngo nirifere ku ndirimbo zose zishoboka aho ziva zikagera. Haleluya. Aka gatabo n'ak'ikirundi. N'ak'ikirundi. Reka ndirimo indirimbo imwe abarundi bahita bumva ibi ngibi bice bivuze. Amen. Haleluya.
Enizara wiribone fodera isaini. Joel charanga turirimbira Imana. Amen. Abantu batari bakuzi kuri mikoro za bagiye kuba no kuri video. Yesu ashimwe. Haleluya. Yabakira bakazima. Icyo yavuganye na igiye kugisohoka. Gikore mu izina rya Yesu. Papa Joel ndishimye cyane kuba uje amavuta ugaragaye kuri video. Niko bimeze. Imana ishimwe cyane. Noneho abarundi mwese aho muri abari Ngozi, abari mu Kamenge, abari Bujumbura, abari Gitega, abari hose ahara hose, abari mu Ngagara, ndabacengurukiye. Imana bana cyane. Turabakunda turabakurikiye. Lakini umeimba na nyimbo ya Kiswahili. Tusalimie watu wa Kenya, watu wa Kongo, watu wa Tanzania. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Umva indirimbo y'ikirundi ngira ngo turirimbeho gatoya ukurivuga. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Bamwe bazama baririmba bari kumwe Hallelujah. n'ababohowe n'amaraso uzabayo nk'inzobayo bari ku misozi yerade banezeranywe n'umukiza basize imibabaro yose uzabayo nk'inzobayo bari ku misozi yerade banezeranywe n'umukiza basize imibabaro uzabayo nk'inzobayo. Hari igitero bakunda kuririmba cyane abaza komanga ku rugi bugaranywe nibaza kumva ntibavuga nakabuza nakiza bumva ntibavuga urugi ruzaba rukinze nibazabona cya gisibo uzabayo. Haleluya. Mana shimwe cyane. Haleluya. Noneho akangaka nakikirundi bene dani akaba icyo bita nyimbo za ukovu najua kabisa. Sorry, abantu babaye mu gihugu cya Kongo abanyamurenge mwese muri akagatabo bose abenshi baragafite bazita nyimbo za ukovu. Ndio na yua kabisa. Urugero gatoya sijayo na nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yetu kabisa. Haleluya. Anapokea chakula chao pasipo shaka na kala. Haleluya. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Sawa na kisima chenye maji mengi na unafiti upendo wa Mwokozi akananie watu yetu. Haleluya. Yesu amenifungua rango nzuri la mbinguni niringie humo kwa neema yake. Yesu amenifungua rango nzuri la mbinguni niringie humo kwa neema yake kubwa. Haleluya. Siku moja mavuno yataisha motoni. Haleluya. Atakuja
atakusanya ngano kwa furaha ngara. Shimna Yesu. Bali makapi yote yatatupa moto, rafiki atakuwa wao. Asante Baba. Bali makapi yote yatatupa motoni, rafiki atakuwa wao. Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamanza uno, uliyenikataa neno nzuri la Mungu atakusanya ngano. Haleluya. Kwa furaha karani. Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wao. Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa. Mungu tuimbe 141 mkosi wetu tu ana furaha tu apatista fodelba Ala bosene folekide. haraka twumve za ndangaze zamuka. Haleluya, haleluya. Guhimbaza Imana byiza cyane. Imana iraza kugukiza indwara. Uraza kwakira ubutabazi buvuye mu rukuramye no guhimbaza. Dipa koseneba. Ni sara bile bidika na Posine bode bode saneta. aho Imana ishimwe cyane. Ayile bosane. Hari ibyo bigiye kuranya Ayile bare kotana posine ba. kureba video hari ibyo bigiye gukemuka. Tutazara wiri Ripora bosenema. Tikaya. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na tushiba. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 haleluya. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha. Haleluya, 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 amen. Ifema kumpenda Mungu aliyetukomboa. Vizuri kuwa mtu wake, sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa zote vime. Haleluya, haleluya, haleluya. Tazara wimbo pote kita. Furaha yetu itabakia ikiwa zote vimetoweka. Haleluya, 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 amen. Haleluya. Mwana simna cyane. Akangaka bakita nyimbo za wokovu. Anga tukagira iyo bita kantike. Iyi niyo namenyekanyeho mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo yo mu bitabo. Aha niho namenyekanye cyane, nzamura indirimbo zo mu bitabo nahanga namenyekanye. Ndazizi guhera ku yambere kugeza ku yanyuma. Mu bintu Imana yampaye izi ndirimbo zo mu bitabo. Yarazimpaye guhera kugeza ku yanyuma. Zose wazizi. Okay. Kandi iyo ngira ngo izi ndirimbo umenye yuko zizwi, ngenda ndirimbo ziri abantu bagiye batazi cyane. Kugira ngo werekane ko ari kugira ngo nerekane ko hari ukuntu Imana yazazimana. Yesu ashimwe cyane. 417 ukuntu ivuga. Baba data wa twese we. Ako mumvugire ngo amen. Amen. Abantu bakunda guhimbaza Imana. Hano hari abantu bagiye kubohoka kubera izi ndirimbo bagiye kumva. Happy and right. Warubabaye umaze imisurira ariko Imana igiye anose. Amina, amina. Witeka wenda fashe.
Amen. yafashijwe eto satoreshla Amina. Tarabose. magana 14 ntacyo mbumbuye uko nivuga Yesu numukiza ndamwiringiye Yesu numukiza ndamwiringiye n'igiti cyatewe ku migezi n'amahoro pe sinkinyeganyezwa kuko ankomeza sinkinyeganyezwa kuko ankomeza ndi igiti cyatewe ku migezi ndamahoro pe umva ngiki iyo mbonye ibyago arankomeza iyo mbonye ibyago arankomeza ndi igiti cyatewe ku migezi ndamahoro pe iyo mbonye ibyago arankomeza iyo mbonye ibyago arankomeza ndi igiti cyatewe ku migezi ndamahoro pe Satani yanteye ntabwo ashobora Satani yanteye ntabwo ashobora kuko ni igiti cyatewe ku migezi ndamahoro pe Satani yanteye ntabwo ashobora Satani yanteye ntabwo ashobora kuko ni igiti cyatewe ku migezi ndamahoro pe iyo ngiye kugwa arandamira iyo ngiye kugwa arandamira igiti cyatewe ku migezi ndamahoro pe iyo ngiye kugwa arandamira iyo ngiye kugwa arandamira igiti cyatewe ku migezi ndamahoro pe Satani yanteye ntabwo ashobora Satani yanteye ntabwo ashobora igiti cyatewe ku migezi ndamahoro pe ntabwo ashobora muyisimbise nebera uninanga muyisimbise ibyuma birenga muyisimbise ibyuma birenga muyisimbise nebera uninanga ibihumeka byose bisimbise Israheli ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo musabira yewe ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo musabira mara kumwami na nk'umukiza wawe uhamye mu bandi byo yamukoreye usabe n'Imana bahishurire Yesu bahabwe ubwo bahawe ndabiginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo musabira ndabiginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo musabira
Hallelujah. Hallelujah. Bene data. Amen. Kandi njye akashi iyo ndirimbo ndereko. Iyo musoma subize. Nanjye ndabizi. Iyo ndirimbo ndereko. Torapi etandi Dawidi sai. yafashe aracuranga Sawuli agahita amenya ikizaba. Uzi ko Dawidi yacurangira agasara abadayimoni bakakiruka. Hari abadayimoni bagiye guhunga ubuzima bwawe. Abarozi bakuroze barashwiragiye. Imana batatanyije mu nzira nyinshi cyane. Amen. Fata ukantu kagasirimba gato werekeza indirimbo tugiye kuririmba. Ya 36 indirimbo ni amateka ku bantu bajya cyangwa. Indirimbo ni cyangu. Ni cyangwa iwacu. Yesu wacu ni hehe? Iwanyu ni ku Gisenyi. Rubavu. None. Haleluya. Twese turaba ku Mana. None. Imana yaduhamagaye. Amen. N'umwana w'umutamu. Zuhuje abantu mwese mugiye doti paradira nucicirizemo hagati cy'ikiganiro. Uwiteka agiye uko ngewe domi enestante giredro. Abantu banze imbyina nanutse cyane ariko ubu ngubu Imana yane hakanyama twenda kungana. Haleluya. Hari abantu batangaye bari banzi nzonzwe maze gucyaka Imana yane hinya yabicisha mu mushumba bita Ernest. No muri Bishop Olive uyoboye Shiro. Ernest yubahwe. Yaramanuriye. Shiro yubahwe. Olive Shiro. Gikoresha. Yubahwe. Yigeze yangabura amezi 3. Yesu we. Nyo kama vemi akama vemi. Yubahwe disi. Narabigize nk'akazi. Agira umutima mwiza. Agira umutima uramushumba. Ngihoresha nanjye ndamuzi. Mana zamukomeza amaboko. Kuri kw'Imana. Uramushumba. Erega ndakuzi wowe uri muri Dorcas ubyina uririmba. Urahavuze. Noneho Ernest yaramanuriye ajya mu ndima tisami engora Peter. Haleluya. Amen. Arambwira ngo Freddy nari mfite 57 2017 ajya mu ndimi arambwira ngo Imana iguha 90 nukuri narabigesheje. Amen. Narabigesheje. Uranyibukije afite 48. Urabyibutse nawe 48. Iyo kirajya twari dupfuye. Uzi ko nashatse umugore afite 52. Ye. Imana irahabaye. Amen. Umva ukuntu kurari Imana we. Uhereye mbere na mbere. Mbere na mbere Imana yacu niyo yonyine ikwiriye gushimwa. Abambere bajyaga bagushima bakagushimisha ibyo batunze, bazaga imbere yawe bagatanga amaturo, bagatanga ibitambo by'uko bari amahoro. None natwe tuje imbere yawe tuzanywe no kugushima, tuzanywe no kugushimira Mana, akira ishimwe by'uko turi amahoro. Nyiringa bakira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe Mucunguzi, ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akira ishimwe by'uko turi amahoro. Haleluya. Imana Ernest arambwira ngo ndagira 90. Abantu bari aho ngaho baravuga bati ntabwo bizashoboka. Hari umukozi Imana bitaga uwa Nyagasani utuye mu Karamba umuhanuzi utuye wa Nyagasani araza arambwira ngo Freddy okay 90 byo ntabwo bizagera ariko uzabyibuha. Bato twese ariko nanjye nakwireba jewe nkasanga ntabwo bizashoboka. Nari nzonzwe irigufa ryanga ryaratunutse kuburyo najye ari wari ndarikomanga mu gakinga amugira ngo nkomanze ku muryango. Ndabaha amafoto Yesu. Nashatse mfite 47. Ejo bundi mudamu wanjye arambwiye ahubwo ngo sinzi impamvu, ngo sinzi n'ikintu abakobwa bakwirukanyiraga bashaka ukuntu wasaga. Imana haleluya. Ernest arampanura arambwira ngo ni Imana bivuze ibyo bintu byarabaye dore ko ndimo ndangana. Ejo bundi nagiye kumureba mvuye muri Kenya, njya kumureba ndamubwira ati mushumba, arareba aratungwa yarasekaga gusa. Mushumba wubawe uri umubyeyi.
Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Yarabikoze. Narabyinaga bakagira ngo nta mugongo mfite. Ubu tuvugana ndacyabyina kandi ngana gutya. Imana ihabwa icyo. Mukanya ndacishaho gatoya. Nguzi kurinda nyiringabo. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda nyiringabo. Uzi kurinda nyiribihe. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda papa we. Uzi kurinda nyiribihe. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda nyiringabo. Uzi kurinda mana we. Uzi kurinda imbaraga. Ndavuga imbaraga. Imbaraga. Yewe imbaraga. Yewe imbaraga. Ndavuga imbaraga. Imbaraga. Muririmba imbaraga. Mucurange mu mbaraga. Amina, haleluya. Navuga ngo imbaraga nari mfite cyane. Nizo ngifite. N'ubu ngo na Kalebu yarabivuze. ni Kalebu imbaraga. Ngifite 40. N'uyu munsi mfite 40 niyo mfite. niyo nanjye ngifite. Aide bara vole. Mana ishimwe cyane. Aido pai. Umuririmbyi abantu benshi bagiye kumwibuka. Haleluya. Mbega ibihe. Ariko mbega ibihe. koze Imana Joel. Amina. Mushumba wanjye Stephen. Karame. Mumbabare twibuka imirimo y'Imana. Haleluya. Naho Imana yadukuye. Bitere kwihimbaza. Haleluya. Ari abantu bari kureba ibi bita bakagira ngo ni anibayiro zuzuyemo. Nta kintu twari twafata. Ni icyubahiro cy'Imana. Ni icyubahiro cy'Imana. Nariye mbanganamye. Ko turi masengesho. Niko bimeze. Ariko watangiye yirindwe. Twabibabwiye. Twatangiye. Twarayemo dusenga. Turimo turasenga. Umukeka yawe ubonyeho. None se niyinda ntabwo ari ibiryo. Nari yafata. Nuko Uwiteka Ni Imana yavuze. Amina. Tebe yavuze ngo nibutse iminsi ya kera muramburiye amaboko ndetse imirimo yawe muri cyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka ingoma yawe niyogere Niy'abana b'abantu. Tewo yubahwe Bose babireba. ariko uzi ko nigeze namusanga igitaramo ahantu biti Gahogo kwa Deperi Gahogo narahamusanze mvuye Nyabugo n'amaguru. Yesu we. Ugiye kumureba. Ngiye kumureba numvise itangazo yuko ari buharirimba. Noneho ngewe mvino saa 11 ndagenda Nyabugogo nzabuka Ruyenzi manuka hasi hariya ngera data twese ngera ku Mugomero ndazamuka ngera mu cyakabiri ndazamuka nagiye kugera imuhanga mu mujyi ngiye kujya kwa Deperi nsanga yarangije barimo bararya bagira ngo bamusezera atahe. Yesu we. Pole sana. Ngiye kumubona naramukunda gatetewo cyane. Noneho ariko nsanga barimo baratanga amatangazo bari bamusohoye. Uzi ko umuco wa Deperi twabayemo ugira ukurufata abakozi ukabajyana ahantu babakiriye ariko itano ryari kirimo baravuga ngo batangaza ngo kuwa 4 araba ari mu Ruvumera. Tuje abantu bose aba hari Muhanga Gahogo iri hano gutya mu Ruvumera ni munsi ya Iseka. Ndavuga ati sina ndamutegereza kugeza kwa 4 aje mu Ruvumera. Wabagahe nagiye gucumbika kuri uyu mugabo ushinzwe iminara ya MTN iri kinini cyane kirimba muri korali Gahogo. Ndamubona. Kinini cyane. Niho nagiye gucumbika. Uramurindiye? Ndamurindira kuwa 4 bigeze bakorofye urusengero rwa Gahogo. Nari impare micaye nari nicaye imbere araza aririmba mure afite indirimbo aririmba umva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira hana we umva umugonga wo gushyira umwana imugongo ugaheka Imana ni nziza iradutetuye ibibazo birashira bikanibagirana uzabaze hana amagambo yavuze abonye umwana atubari ingumba ni mubyaye arahetse simfite ubwoba bw'abayingango kuko bizashi simfite ubwoba bw'abanyanga nabo bazaho simfite ubwoba bw'ibinyirukana nzabisiga Imana ikabya akagezi yacukuye akandi abakwanga
bagutega iminsi urapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka bazakubwira ubusa bizagusiga uhagaze wowe wubahwe aho ni mu gihugu cya Kampala wubaha wakoze umurimo w'Imana. Haleluya. ntabwo ari mu Rwanda. Oya Arakampala. heruka ari Kampala aza vuba yubatewe wakoreye Imana. Musa aririmba yandi ikigezo se cyashyizweho ikigeragezo sikarande kandi si n'umurage kubabona bisikarande kandi si n'umurage si umugabane wagabanye ibyago bikokame burya Imana ikizuruga ayo warize wayahoza. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya ukongera bugacya n'ejo bugacya. Inzobere mu kumenya umuhanga mu gukora ngo ntabura uko abigenza we ubone uceye inzira. Inzobere mu kumenya umuhanga mu gukora ngo ntabura uko abigenza we ubone uceye inzira. Ntabwo yigeze ikureka nubwo isaha itaragera uretse no kukureka niyo nabitekereza kuko Imana ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo icyakora niba byumve neza. Haleluya. Opi etradobla shetani sando odera besta sinzi ibintu bigiye kubera kuri izi kamera sinzi umuntu ariko topi edra none esato online bid umaze iminsi ufite ikintu kimeze munda wagira ngo n'ikibuye cyateretswemo tugiye kuzerebana ko ucyumvise indirimbo ucyumva ubuhanuzi Imana hari ikintu ikoze lepa ado mana we umugabo wa mbere asigamo devoya uri muribaze ngo nzashaka uwa kabiri humura tonambi enangola dibla je distance. Haleluya. Achira hayi achira Imana ya mu gitondo udoze kaza kwarari umuntu nijoro mu gitondo Amen. Konyera ngamena Amen. Tuje gucaga Oh Baba Yesu mutakatifu Mana yacu ni haleluya haleluya mana tuniwa donne distance kababwire ndere twa Freddy Jole Edrai bonne ka distance bonne etra Imana ivuganye nanjye muri zindirimbo irambwiye ngo ikibazo kimaze imyaka kiri mu gihugu cyako ku Banyamurenge bari kwitwa iyicarubozo Dopi Edrai mwabuzubarengera ariko mbonye ete santo ode Edrai Imana ihagurutsa ibihugu bine biko Yo Yesu Kristo sone padiwa mbonye Imana ihagurutsa ibihugu bikomeye ku isi bine Donne Edrai kandi mora harimo igihugu cy'Ubwongereza Dosi Edrai umwamikazi asinya urwandiko Jetrai kindi binimo harimo igihugu igihugu kira Putin ayoboye Dopi Rusiya harimo Amerika Domi enema harimo igihugu cya Israel mbonye Sara Wirigide mora bihagurutse none pra bimaze kuhagera Imana irambwiranga intambara zimaze igihe zibera Kongo bwoko bw'Abanyamurenge zigiye kurangira kwa 12 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ni ibintu bigiye kuzagaragara ibintu bizareba amahano bose bazabibona kuko Uwiteka nikavuganye nanjye mone pra atisa tote nyakubahwa Topi Edra Imana iramwe ngo gutaka kwanyu no kurira kwanyu kugeza imbere y'Imana hari ikintu Imana ikoze. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Mwituza no mu byiringiro hari igisubizo kwitonda ukarindira byemeza umutware mutima wanjye we uramenye utuze kandi ukomere
nituze no mu byiringiro hari igisubizo kwitonda ukarindira byemeza umutware hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha kandi niyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Imana akaba ariyo yishimira kandi amategeko yayo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro umuntu nk'uwo nateze kugubwa nabi icyaza akora cyose kizamubera cyiza umuntu nk'uwo nateze kugubwa nabi kandi icyaza akora cyose kizamubera cyiza Dawidi ati nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi wishwe n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ushobora gusonza rwose ukababara pe ayiwe ushobora gukenana ukababara pe wabwirwa ukaburara bose bakabimenya wajarimwe abantu bose nabwo bakabimenya ariko humura ntabwo uzicwa n'inzara humure ntabwo uzicwa n'inzara haleluya ntabwo uzicwa n'inzara haleluya amen Imana icyo yavuze igiye kugisohoza haleluya Yesu ashimwe icyo yagambiriye no kugikora igiye kugikora umva mbonye mfite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe kukuru Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma nukuri Uwiteka yakoze umurimo nukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye wankomeza umutima ucitse intege wumvise gusenga Mana turi imbere yawe Mana ryanjye numero umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe umva kano karirimba ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe mwene data tumbira Yesu ndiwe gisubizo cy'ibibazo wibaza Mana negereye Imana wawe ari wenyine
atawe n'umugabo gishyitsi cyada ongera wivuge ntare yo mu muryango ongera wivuge kweriza babo eri kuzimu bamenya kwarumwa ufite imbaraga batinya izina ry'uko Mana turasenga cyagitare mose igeza kubita kikava amazi Isirayeli bose bakanywaho burya ni Kristo yanyigiye igicu yabajyaga imbere nijoro ikabagi nyuma rumuriro ni Kristo burya ni Kristo natwe duhanganye na Satani mu izina rya Yesu tuzanesha turasenga tudubiza mazi menshi cyane tuwe we watuviriye nguma mu butayu wavuze yuko mazi uzamuha utazongera Mana tukamisha ukuguru kwanjye kumwe ngo utabare uyu muntu dukurikiranye biniwa kalisitole blaki iyo tukamisha ukuguru kumwe yowe Imana irakora uku kumwe kwanjye kurapfukana nimusengera abantu b'Imana ubundi turabisata imbaraga zibohora kamingala iruka y'abazimu n'abadamu kwiheba penemo odra sini santo pi Imana urabishaka utabara uyu muntu mutima wanjye himbaza Uwiteka ugiye gushimira Imana hari ibintu Imana igiye kwakira amahoro ugiye kwakira ibyiza ugiye kuboneza Imana tote elebo mande elevo lekide sedeta ibyakurwanyaga n'ibyari biguhagaze ku mutwe turi wabapayafo setasi idra Imana iranditse ngo duni edra before the kid to distance yavuze ngo ni Imana igiye kwigaragaza rawiri edo tra apidra ati idositi etekita ati bitewe nawe uherereye n'ibyo urimo Imana ije kudela ishingiye ukuri kuyamagana tilako intambara zarangiye Imana iravuze ngo itanze utuzi mu bice bitandukanye Imana iravuze ngo itanze imbaraga no gukomera remanda sodera ikire jono manda kuwa siri wiri binima uko begamiye Imana nikabano begamiye Imana yorabi edrezo tanda kire Imana iravuze ngo ntago izirengagiza abantu bayo ripore bobo sataya ati nihanganira ubutayu muhumure ne santo kifodo Imana iravuze ngo mwihangane utayo mwari murimo Imana ije kwakora mu utayo mwari murimo la si edra maze misubwira Imana ngo Mana wamba bari ukandengera izanye umutabazi wo kurengera soti siri wibi iravuze ngo ibundikiye abantu bakoze mwa soti fadrawi ati nkuko mubona inkoko ibundikira imiswi niko mumbahize le portala ayimeni wa amasengesho y'Imisiri muri Europe niko mundikiye abari muri Amerika niko mundikiye abaroseyani niko mundikiye abaraustralia niko mundikiye abarafrika abanyarwanda abantu bose Kongo Burundi Tanzania bandafo ndabundikiye Kongo Tanzania kandi zo fadride ngiye gutangaza amahoro monde pode orayiriye ngice kuyatangaza no stance abakoze Imana bagiriye neza akoze Imana ndagushimiye nk'umwami turaguhimba sengera abantu nk'umushumba ndatura umugisha imbaraga n'amavuta buri wese uko iki kiganiro akira kutudeva Imana irengaye ubuzima bwawe icyo abantu bari bazi kutazaba cyo Imana ikugize cyo aho abantu bari bazi kutazava Imana irahakuvanye abantu bari bazi kutazacara Imana igwaye kuhicara abari bazi kutazigera uva mu kigeragezo acha kuva mu kigeragezo niko Imana ibikoze turabakunda Imana ibahumugisha Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu amen 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 bakunzi ba Iyobokamana TV turabashimiye cyane
kuba mwakurikiye n'uvuga butumwa ryo kuramya no guhimbaza Imana ndetse no gusengera abantu mu buryo butandukanye. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bakora. Ihereza umugisha abantu bakozi b'Imana badutaramiye baradusengeye n'ukuri wizere yuko Imana yasubiza. Turimo tugana ku musozo, muratanga nimero ya telefone mukoresha kugira ngo tuze kugana ku musozo w'ikiganiro cyangwa w'irivuga butumwa. Imana ibamugisha cyane. Murakoze cyane. Aracyari Profete Freddy n'umushumba Steven. Nimero mwanshakaho ushaka dusengana Imana, ushaka yuko mpamagara nkakuririmbira kuri telefone, wampamagara kuri nimero 0786444682 ushyizeho plus 250 50 abari mu mahanga. Iyo iri kuri WhatsApp. Kandi n'ikindi kibazo cyose watubaza twagisubiza uciye kuri iyo nimero. Mungu abariki sana, tunabakunda cyane, Imana ibishimire. Shalom shalom. 0788463626 na 078836371571 0722223090 wadusanga cyangwa wadushakira ku Ikamba Karuvari TV. Fred arahari, nanjye ndahari. Turabashimira mwebwe mwese, dushimira umukozi w'Imana kuyoboka Imana kuduha uyu mwanya tugakora ibi byose muri Guma mu Rugo. Ihanganira huri, ihangane gato, ugiye kubona Imana mu izina rya Yesu. Turabakunda. Ari Reverend Pastor Steven, Imana ibaho umugisha. Amen. Reka tubashimire cyane mwese mwakurikiye iki kiganiro muherereye mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika ndetse no mu ntara ya gatatu ya diaspora. Imana ibaho umugisha cyane. Dushimira Bikemu